iyo nkuru nari breakinze kuri kuri Instagram yanjye nanayivuze kwa gatandatu hano tuyigukuraho tuyigushishura tuyitangaza ngaha niba ari mashanjoma niba ari mashanjoma ni yanjye ni yayizi icyo kunoza ni kimwe rero okay nta kibe twaye kuko yabimbwiye n'ubundi byararangiye president wa Rayon niwe wari wampaye tariki ambwira ko ari 15 ariko hari akantu kahindutsemo bashyize 16 mbaza ngo kubera iki kwizigira kubera iki abicaye baravuga ngo abantu bo mu ntara ku itariki 15 hazaba ari kwa gatanu twaba tubari imise reka tubishyire kwa gatandatu ari muri weekend abantu bo mu ntara babona uko bideplasa baze batakoze yego niyo mpamvu Rayon Sport Day bidasubirwaho iri ku itariki 16 z'ukwa munani muri stade Amahoro 16 z'ukwa munani kuvuga ngo champion zatangiye Yanga satanya 18 oya izabatangiye muri iyo weekend ego umva icyabaye ahubwo Ferwafa yabwiye Rayon ngo ntidushobora kubazitira ntitwabuza ku ikipe nkangiza mu Rwanda na amahirwe ku mupira wacu mwebwe ni mwandike niyo stade biri gucuruza stade risho iyo tariki mwazakiniraho 16 twe turajya muri ministere tubasabire stade kuko ni Ferwafa igusabira hanyuma turanandikira Rwanda Premier League tuyibwire ibintu ni bibiri bimure championnat izaye muri weekend ikurikiyeho cyangwa se fixtures yanyu mwe nka Rayon ariyo bimura n'ikipe mwari kuzakina muri championnat kuri iyo tariki ibyo niko bimeze Rayon Ferwafa bameranye neza bari kwifasha atagira umuntu uteranya Rayon na Ferwafa bidahinduka 16 z'ukwa munani barakina muri stade Amahoro hanyuma ndagaruka kuri gahunda imwe Super Coupe yo ishobora kubera muri Pele Stadium kubera ko ku itariki 8, 9 n'10 abayehova bo mu Rwanda bazaba bafite abashyitsi bagera ku 4,000 abayehova bo kwisi yose bakomeye bazaba bari Nyarugenge bafite icyo bita ikoranira igiterane karundura muri stade Amahoro abayehova kabisa ewa tariki 8, 9 n'10 udakandagira aranga bazameze nabi cyane ku stade Amahoro abasora cyabamo cyane cravate na costume nyinshi icyo rero bivuze iyo weekend niyo ari kwa Super Coupe stade bamaze kwishyura bamaze kuyibaha murabigenza mute Super Coupe mugomba kwishyira hehe ariko se kuki Super Coupe riga kuki yavuye ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani kuko yari iteganyije ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani yagiye ku ikendite kugira ngo binahurirane n'icyo gitaramo cy'abayobozi muri stade Amahoro simbizi nabagiye kukubiza hanyuma icyo mbaza icyo ahubwo Rayon Sport rero yafashijwe yafashije Simba na Amini Yanga Rayon izishyura izakoresha miliyoni zya kuri 50 Rayon izishyura hoteli izabahereza imodoka bazagendamo bisi y'abakinnyi van ya staff n'imodoka nk'eshatu z'abayobozi nziza ziyubashye hanyuma Rayon Sport izabafatanya n'ashaje ku biryo n'amatike y'indege Rwanda izabatwara nabasubizeyo hanyuma banabakodesheje kujya muri hoteli ifatanya na Rayon yitwa Delight hano i Nyarutarama hanyuma birumvikana yuko icyo Yanga izifasha nicyo bita frais de mission amafaranga baha abakinnyi no kuko bideprashije president wa Yanga aravuze ati ku bukene bwanyu izo match nene buri mukinnyi mbaciye bitatu ku bakinnyi 20 buse mwabona 60 president wa yaratarutse ati byo nzabyishakira nari bazi cyanyuma ikibazo nabazaga cyanyuma ese koko abareyo bategereze Abedi nibyo 100% Abedi na Rayon Sport bumvikanye bivuge bivuga amasegonda agiye kurangira ko moderator yakubajije bumvikanye miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda myaka 2 ariko agahembwa miliyoni 1 n'igice kabisa ku kwezi Rayon igomba kubikora ariko Rayon bafite target yo kubona miliyoni 50 ku kanyenyeri kuko kuyata flopinze tugomba kumana n'uwo bita Olivier Mwizamu rya Rayon Sport ubwo tugiye gushaka abakinnyi babiri ku kanyenyeri akanyenyeri na Kairo Renzo akanyenyeri 00 nuvuga ngo code ni 00 umureo nahagara amaze kuboneka miliyoni 15 hakenewe 50 akanyenyeri 00 utereka faranga byinshi pe urumva na ntuzi yaragiye uzamu nawe yaragiye ariko twazanye ndi uriya muzamu nawe ndimo gushaka uburyo ntari bubabwire hano uburyo nagerageza gukemura ikibazo cye kugira ngo turebe ubundi tugira ndifuza ko tugira abakinnyi 26 barenga ntibarenge 27 n'8 hanyuma na payroll ikaba ibalansinga n'ubushobozi bwabo kandi birashoboka
uwo ni perezida wa Rayon Sport aganiriza abafana babwira uko ikipe yabo ihagaze. ariko aratangaza cyane Bwana Tadeyo rwose agomba gushyira umucyo nyine ku ikipe ya Rayon Sport. Ndetse yaranabisobanuye mu kiganiro n'itangazamakuru Rigo yarabimubajije amubwira ati bizakunda ko mubika ibanga, aravuga ati ni ikipe y'abafana, kubika ibanga biragoye muri Rayon Sport, kubika ibanga biteza polemique, umuntu wese azagahimba ibyo ashaka akavuga. Buryo perezida avuze ashobora kwivuga wenda mu buryo abantu batishimiye, yavuga ko yatangaje cyane, ariko ntabwo perezida ashobora kuvuga ikintu kitari cyo kuri club. So perezida cyose avuze kiba ari cyo nyine. Yashyize umucyo ku bakinnyi bagomba gutandukana na Rayon Sport, uwo bita Elenga Kanga Prince Junior ngomba kugenda, umwe niwe yavuzeho cyane. Suleiman Dafe Elenga yarasigaje amezi 2 gasoze amasezerano. Icyo bagiye gukora amafaranga kuburyo batangira sezo atakirimo, bagatangira sezo atakirimo, we n'ibinagoye ntabwo bigoye amasezerano. ngira ngo mu kwa 8 azaba yasoje. Umukinnyi bigoye no bita Omar Nying yavuze ko bagomba kumuha byibuza 7,000 by'amadolari, 7,500 bayamuhaye. Nyuma yo kuvuga ibi bayamuhaye. Reka tubijyemo mu buryo bufatika. Jya uvuga umukinnyi tugende buri wese twagiye ugake abariro. Anyways, ambuka donc tugiye kuganira rero mu byiciro byinshi. Tugiye guhera ku bakinnyi basezererwa na dosiye zabo ko zihagaze. Twatangiye abantu barabizi ko Rayon Sport yavuze ko igomba kugabanya umubare w'abakinnyi bakaba 26. Ejo bundi abantu bari bazaga Rayon Sport maze kugira abakinnyi nka 10 na bangahe 12 b'abanyamahanga, bizagenda gute? Igihe kigeze muri Rayon Sport rero yatangiye gusobanura uburyo igomba kugenda ikuramo bamwe na bamwe idakeneye cyane. Uwo bita Prince Kanga Junior yabisobanuye neza cyane. Iberi uwo nguwo agomba guhabwa amafaranga akagenda. Uwo bita Omar Nyingi ajawe na ajawa Yusudianye, ni umugabo muri Amerika w'umunyarwanda yabaye igihe kinini muri Senegal. Twari kumwe kuri The Light Hotel, yaganiriye na perezida wa Rayon Sport, bumvikana yuko bagomba kugira amafaranga bahereza Omar Nyingi ako bakamuhereza na release leta, nta nubwo agomba kwirirwa agaruka mu Rwanda. Ajawe twanahuye muri saro ejo bundi mu mujyi, agiye kogoshesha umwana, tubiganiraho. Uriya mukinnyi ntabwo azagaruka muri Rayon Sport. Omar Nyingi yahawe release leta we yayibonye, agomba guhabwa ibiceri akigurira muri Senegal. Yahawe 7,500 ariko rero amafaranga make bari buze kumuha kubera ko hari bamusigayemo bamurekirita. Buriya Omar Nyingi ni wari wahenze muri sezori yabanje. Buriya ni umukinnyi waguzwe uhenze. Harimo ibirarane bya Rokirito bagomba kumwishyura, hakamo imishahara y'amezi 2 batabahembye kandi yarayakoze bagomba kuyamuha, hakabamo n'amafaranga yo kumusezera 7,000. Uwo mwaka yarasigaje amasezerano. Gusa nyine icyatumye banamusezerera uretse ko perezida bigarutse bavuga ko bakinaga basubiza inyuma, ariko nanone ntabwo bifuza gutunga abakinnyi b'abanyamahanga muri defense. Urumva Rayon Sport ifite nimero 3 umunyamahanga, ifite 4-5 bari abanyamahanga. Omar Nyingi na Yusudianye bashaka kugabanya abadefense b'abanyamahanga cyane ko n'umuzamu wari umunyamahanga. Icyo gufungisha inyuma abanyamahanga benshi bituma nugera imbere utazabura amahirwe yo gukinisha abanyamahanga. Ni ubakeneye cyane. Yanabisobanuye aravuga ati kuri 6 n'8 tuzakinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Uwa kabiri ni Omar Nyingi twari tumuvuze. Suleiman Dafe yaranze yababwiye yuko niba bashaka gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra, akaba ari amafaranga y'amezi 3. Rayon Sport yamubwiye ati Dafe, ntabwo ushaka ko tugutiza, ntabyo nshaka. Ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano, ntabyo nshaka. Rayon yavuze ati turamushyira kuri payroll, ariko ntago tuzigera navuze ngo nta lisanse tuzamuha. Bamwe nta lisanse tuzamuha, icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki. Shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba, ukwezi kwa 9 bakumuhemba, no kwezi kwa 10. Rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3, ariko nta lisanse tuzaguha. Amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera. Reyo iravuga ngo tuzayaguhereza mu byiciro amezi 3 ikurikirana. Tuyaguhe mu kwezi kurangiye. Nako na lisanse yacu zaba ufite tute dusesa. Ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera, turebe amafaranga make tugwa tugukurikiza leta wigendera. Ashaka ibintu byo gufunga umutwe. Naho rero Murera nayo ishaka iki gihe kikareka ko aba bakinnyi babaraje mu Rwanda nk'amabura kindi baraburaniwe baranga kugenda. Yageze muri Reyo bakamuhereza option nk'eshatu, tugutize akabyanga, tusesa amasezerano tugwa amafaranga akabyanga. Babigaragaje urwego rwawe. Ntabwo ari umukinnyi ashaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri. Ntabwo ari umukinnyi
pe Okay. nukuri kwima nta kipe yabona baha option nk'izi ibyanjye bivuga byoroshye